amakuru se ego kumasha umvuranga nesu reba igihe cyose gishize oyi nese naguhamagara uri kumamagara koko cyane nyine ngiye nakagezemo mvamutse niriwe neza yaje gukora samana yanjye aba ari busy mu kazi usubira no mvugishwe bona ari muri busy ntakeneye no kumvugisha ego ko kandi nakubwiye ko dukora muri office imwe tebo yanjye niye biratekanye noneho aba yicaye ahantu ndi kumureba mwana we ayi n'inzu yagize gutya agaseka umva akazi kaba kananiye nakubizi yaje gukora n'akazi nkora niko just ndaho ndi kumureba genda nsara shana garo gusara ahubwo nyine ni amacu y'urukundo Esha na masaha sa tuba turi gukora gusa tuba turi muri lunch time ariko igiye kurangira ya message sinagoye kuri WhatsApp kitayimpaye utansubije nako so urajya ngo ugume muri stories imwe shanye nabaraho akazi kaba kamutwaye ntabwo akeneye kumvugisha ntabwo nyine yanga kumvugisha burundu ngo aceceke aramvugisha yuko ubona atabyitaye wajya ngo bimufashe cyane kabakiri bamera se ninde kuvuga ko njye nyine wo gucibwa amazi bigezaho okay sana ibingo ukomeza ukora utwo tuntu nimba ubona twihutirwa nuko yagize ngo muhamagare genda gabanya amagambo baby waje nice that's the scenario yeah sorry Nishyura wampore wampaye rwose ko ndebye kuri mama nkasanga bayo hafi ibyo birandeba nishyura gira vuba gira vuba gira vuba gusumba ibyo abinagenda w'inesi uvuye nesi ubwo urumva ibyo biri kumbwira na viziyo turimo uzi ko nta n'ahantu bihuriye na hamwe nakubishye kubera kunsetsa kwawe neza neza ngira ko mbona bishimye cyane bimeze bite umukobwa wanjye papa uri kunyumva oya uri kunyumva ibyo bintu nabikora ntabwo nabikora ndabona ufite ibyishimo byinshi koko se papa cyane pe ndabona bitandukanye nuko nsanzwe nkumenyereye nyine papa urabona ko mbona uyu munsi udasanzwe ndetse kandi ndabona ufite ibyishimo byinshi akanyamuneza ahubwo mbwira nkufashe kugira ngo ibyo byishimo tubisangire urebye nyine ndumva nishimye cyane muri njyewe
Niye na byadansi papa. Cyane ufite utuntu tw'udusoni ukuntu ibintu ntari nsanzwe nkumenyereye. Oya papa njye no mu musanzwe ngira isoni. Koko umukobwa wanjye urumva nakuyoberwa ngewe. Ahubwo ndatunguye. Gute se? Ntabwo nari nzi ko mfite umukobwa ugira amasoni gutya. Bandazigira kuko kandi isoni ni za buri mukobwa. Wese ugira umuco ntikiza ko agomba no kugira isoni apana gushira isoni. Nta mpamvu yo gushira isoni umukobwa nkanjye. Ntuzanabikore, ntabwo ari umuco w'Abanyarwandakazi. Ya ntabwo nabikora. Mwese wiga Ugiwe neza wese. nanjye meze neza. Nageze hano udahari, niyo mpamvu mvuye mu cyumba numvaga naniwe. Ukazi byagenze neza. Nk'ibisanzwe akazi kari kenshi ariko mba nagerageje kubyitwaramo neza. None se ntabwo ndabyumva, nsangiza ku byishimo ufite. Ngambwira rero. Oya apana nona. Kutambwira. Oya papa apana nona nuko. Humura ntago mbwira. Ya papa n'umuhungu ibyo dukundana. Twitwayerekeye tuganira niyo mpamvu yamwaje nimba wanyumvise. Oya ntabwo nigeze nkumva, nari nibereye mu byanjye nuko numvaga nyine uri guseka cyane. Ndawe reka njye kwicara muri salo tube tunaganira. Erega mba nkukumbuye tuba duherukana hashize. Nanjye mba nkumbuye no kuragenda akazi kakagutwara burundu. Rero mumbwira. Ni papa umuhungu n'umwana mwiza mbabona nitonda njye nta kibazo. Rero umukobwa wanjye biranezeza iyo mbwiye udukuru nk'utwo. Mbona ko uburere nk'uha butari ntati inyuma ya Huye. Ariko rero hari icyo ugomba kumenya. Gukundana ni byiza, ariko nanone ukunda babanje guhitamo. Igihe ugezemo ni igihe cyo kuba washaka umusore mukundana nk'uko umufite, mukaba mwakora umuryango, sibyo? Ariko ugomba kwitonda. Hanze hari udusore tudafashije, turi umwana w'umukobwa mwiza nkawe wo mu muryango wifashije, bakaza bagukurikiyeho ibyo ufite. So atakurikiye amafaranga ya famiye, nawe kubera ko wifitiye akazi nawe agakurikiye amafaranga yawe n'ubwiza bwawe n'ikimero cyawe, ibyo byonyine bikaba ari byo bimukurura. Akaba ategereje kuza kurya utwo dufaranga twawe no kurya imitsi y'ababyeyi. Iyo ndabyumva papa, nanjye ngerageza kwirinda bishoboka. Uwo rero si we musore nkeneye. Nkeneye ko uzahitamo neza, ugashaka umusore muzima, ufite ibitekerezo bizima bikwiriye umukobwa wawe, sibyo? Yego papa. Ku buryo numunyereka nzavuga nti wawe, umukobwa wanjye yahisemo neza, sibyo? Nibyo nkeneye. Kandi nizere ko uburere naguhaye utazankoza isoni. Oya papa, urabizi ntabwo nzigera ngutenguha. Si ubwo musore ubundi umumbwe hari ikibazo? Papa reka tuzabivugane ubutaha. Oya papa. Urabizi neza ko umwanya wanjye ubaze. Uramfatiranye papa, uramfatiranye, nzabikubwira utanze ashaka ufite umwanya. Oya sheri. Oya nukuri. Babarira umumbwira. Ntabwo namukubwira. Ushaka kubabaza daddy? Oya daddy ntabwo nabikora. Next time. Papa utambwira ko urakaye. Oya. Papa yangaye nzamukubwira ubutaha.
sibyo nabipanze je no kumukwereka ubu munyeretse waramubwiye byamfasha nyine na mbere yuko mukwereka nzamuza mukubwira njye icyo nshaka icyo nkwisabiye umukobwa wawe mbashije kuba muzi byanezeza mwamenya n'uburyo nanjye mbyitwaramo n'uburyo nawe nkomeza kukurindereka. Okay papa reka mukubwira yitwa Mike. Ngo yitwa Mike. Mike umuhungu wa Ngoga. Yego no. Niwe wampishaga koko? Yego papa nungu nawe nuko akomeje kumbaza ibibazo byinshi. Bahisemo neza. Ariko reka nze mfite mbaza Ngoga ko iyo nkuru yaba yize. Sa papa kadeshi ntegurira. Urakoze mukobwa wanjye, warakoze kandi guhitamo neza. Yego. Kamubaze. Shabi nawe rero uratinda. Ese niho Meze biteze. Ni byiza. Wowe umeze ute? Suri kwigira ibiki noneho? Uri kwigira ibiki? Nyine urumva ubu ngubu ntabwo wemerewe kwinjiramo hano. Kubera? Urumva boss yarambujije. Oya se nanjye w'inshuti yawe se kandi? Arumva wowe turi inshuti. Ariko boss yarambujije yarambwiye ngo njye mvuge ko adahari. Ariko arahari. Arahari ariko kubera ko atarambwira ko winjira ubu nawe uhari. Ndayitangaruka. Suri ko nako ndi no kwihuta do. Nazanye ubukweto bufunguye iki ndayitangaruka nuko. Ariko nyine urumva. So buseka wisetsa ibiki? Nyine imbe babyaye umwana w'umuhungu. Ntabwo byakunda rero birasaba nyine boss abanza amamagara. Oya reka mbwira. Sinyari turi inshuti. Turi inshuti. Sinkugurira nubwo dore dusigitunga nagira ngo nana amafaranga ngo. Ngaho niba ushaka nyine kwinjira banza umobere ndahita mukingurira. Nubundi se ko boss ahari. Ubundi warasaze. Oya nyine urumva boss ntago yemera ko hari umukobwa yinjira hano. Ariko numubera. Birasaba kuguhobera. Ngangwe no nkuhobera. Noneho oya wakongera ukamubera rimwe ukatabinjira. Okay nta kibazo ariko utavuga ko njye gukinguriye. Uvuge ko hari undi muzamu hano. Uvuge ko asanze urugi rufunguye. Sawa. None se ubwo wagendana n'akantu nguriye? Mana yanjye weho n'amafaranga mufite. Nukuri niyo wama ubwo ni yandi inzoga ndakuzi. Niyo wama duke ariko nyine. Akira dore nari. Wumberega niyo mpamvu ngukunda wowe inshuti yawe. No sawa shu. Murakoze. Akabyere. Ntabwo nsuza. Twagira ngo hari ikintu turi gupfa. Kuri wenyine se noneho utuje. Ndi ko ndeba kuri phone. Ntabwo akoze uno munsi. Cyuje ntungwishe ukunda kubonye ari nta nubwo wakomanze. Nuri hari ikibazo? Nyine ari kubanga ari kumbwira. Uyu nsanze yafunguye ndinjira. Muri komangano wafunguye. Wakomanga ni kwikinyabufura kivuga. Icyambere zamu yampungure. Si ubwa mbere njanga. Okay. Tuwakiza gakiza. Se. Mvuye mu rugo nariye. Mujyoko uwari. Kubana ndetse bivuga ko ntariye. Okay. Nanako kunywa nago. So, ufite ikisaho. Sinabura na kavengo ha cyangwa se ibyo ushaka birari byose. Wegenza n'icyo ushaka naribe.
wagira ngo wari witeguye ko mpara ariko wari witeguye ko ndi buze ujyane ibintu byose biba bihari kaba ku manywa mu gatondo ku mugoroba ibintu byose biba bihari sawa n'ubundi se kamwe yerekana inavuye mu rugo urumeze ute se ubundi byameze neza mumpamagara ntaki nyine wagira ngo wajya ntituziranye harya ngo kubera miri kandi atangiye uyu no sibona ndusha iki mu by'ukuri nyine ibi nta kintu nakurusha nyashi Jim se nayo najyamo Nessa Isimbi basi ntabwo mukunda uko ntabwo nkwereka urukundo ntaki ku buryo unca amazi kumpamagara reka ntakumbaza uko niriwe ntaki kugeza naho nkutungura nyine kuko guhamagara byo ntabwo mbona kubikora ntabwo ari kunyita Nessa nanjye bwenye sinzi icyo nshaka ntungana nkawe Nese nakuze bamitiramo ni buri kintu cyose bamitiramo just iyo ngiye kunanye kugira ngo nkora amahitamo yanjye biramvuna nyine ngindagina nagira ubwo kuko sinibyo natojwe satojwe guhita nyine yuko ngomba kwitiramo buri kintu cyose papa nica mama nica sinzi icyo nshaka just no mungeze ngo nahitamo umugore bashaka kumitiramo nese ndanye ntabwo ari njye nese namenye niba bamugitemo nyine bashaka ko tubana ariko ujya simbishaka umuntu ungana nkayo bamuhitiramo basi ngaragara nabi mfite imico mibi n'iki nahindura mu by'ukuri ndi mubise Nessa ntabwo uri mubi uri umukobwa mwiza umukobwa w'imico umukobwa ugira umutima mwiza uvuga utuje musunkori ikibazo nyine ni ukumva nyine mpitemo sinzi inzira ngomba guhitamo ngiye mpitemo uriye mpitemo undi ntabwo natojwe nyine guhitamo buri bintu byose barampitimo kuva ndi muto wambara iki igaha uziga ibi uzakora ibi ubu sinzi ntabwo nahitamo iki rero nicyo gihe ngo bihinduke erega uri mukuru nawe nese ubu uzakomeza kuba umwana se kugeza ryari baguhitiramo Nessa no mu rugo rwawe se bazaza bagutegeke ndashaka ariko bari igihe kimwe nzabona umukobwa uzabona umukobwa ntabwo bibonetse basi ko ngiye mukunda cyazo no kutari kunyumva nyine kunkunda urankunda nanakarankunda niyo ariko nyine ababyeyi bantu erega n'umuntu ashobora no kukweshya nasundi ubizi gute ko agukunda okay ababyeyi ngiye bantoje ko bagomba kumitiramo usibye ko ibintu mva ari bigomba guhinduka ariko none mfite ubwoba bwo kwihitiramo washaka nse basi we ntabwo nkunda kuri wewe ubwawe nsubiza ntabwo mbizi ndeba mu maso sindi inshuti yawe niba ndi inshuti yawe ntabwo ubona byibura ko ngukunda kunkunda ndabibona ariko simbikoreye iki wese basi amarangamutima yawe akwereka iki anyereka ko igihe kigeze nkagira amahitamo yanjye ariko sinzi mu mutima nyine urankunda se byibura ntabwo mbizi ntabwo wabyishakamo se none uri no kunyihunza nkaho none nyitayeho n'ikintu gitangaje Nessa ngeze mwiteho gute nyine aho nazi wagira ngo sinigeze nanagera muri uru rugo kenshi cheers kwitanywa ndashaka kuzihitiramo umukobwa igihe kimwe nyine nkihitiramo nanjye ubwanjye bwa mbere mu mateka nkagira amahitamo nkuru neza simari wenda igihe yazaba wowe
byananshimisha ahubwo se ninjye nkaba nibuze nta kibazo nzategereza nzi umufuka we ariko nifuza uvuze umukobwa umeze gute ndifuza umukobwa uzahora nawe nkamukunda akankunda atitaye ku cyo ndi cyo ngo ndi umwana wangoga nzaraga imitungo just akankunda nyine akankundira icyo ndi atazi icyo akankundira amahineci umukobwa mwini ufite imico uzi gutandukanya icyiza n'ikibi cyasi n'ururo nyine ufite ubwenge nyine uzi ubuciye ubwenge azi ubuzima buba azi ubuzima bwiza azi kubaho byoroshye azi kubaho bikomeye byose mbese si byo simbyujuje ahubwo se umeze gute nubwo yaba ari mubi oya rwose agomba kuba ari mwiza kuba ari mwiza simbyujuje se njyewe Nessa wundi wowe na mimi sinzi ntabwo ndabona aho byoroshye ibyanyu ni ukurura gusa mu mamodoka just you nta okay wenda we sinzi ariko yaba wowe yaba mimi ese undi hari uciritse muri ayo ibyo ba ex katu oya hari umu ex wenda w'umukene wigeze ugira ndetse niba batanterese urajya ngo mbagire baba batanterese hari umu ex w'umukene wigeze ugira nawe ariko ibyo ntabwo byari mwe murashaka just ubuzima burenze gusa njye ni mpamvu nshaka umubuza urukundo icyari n'usi ubona ntabizi wapi njye sinzi icyo nyine wowe n'uyu munsi we na Mirisi ndabona icyo mu mundi sinzi nimba mukunda njye nka Mike umwana azarego imitungo umwana wangoga nimba mukunda njye nka Mike umusore yego azunguza imodoka ya se hano sinzi icyo mu ngiye ko bameze kose okay niyo nakina ikibazo kuseka se nakwambye ko atamisa umukino wigeze ugira just ni imibare njye nakubwiye ko baba batanterese no se yaba yanterese nka byanga ese undi rukundo ni kuri wowe Boss, icyo ushoboye no kujya gusa ubushize twavuganye gusa boss. Utavuganye byinshi se unama nyibyirukara? ubushize ntabwo wibuka ikintu twavuganye ariko kujya kutabyibagira ubushize twavuganye njye nawe cyagiye duheruka kuvugana ndabyibuze twaravuganye urangije urambwira ngo Imana ikurinde kandi koko byagenze neza imikino yegeze ya ndi serious ntabwo ushaka imikino ntabwo nigeze nkubwira ko atakandi gakobwa nkeneye uza uri gukingura nta wabanje kumbaza nta nimero ngira kubitabanje ngo mbaze ese boss urahari ese boss mwemere yinjire kucyo amwemera kenshi ese boss uri ari kwita umuntu njye namubonye neza ngira ni marayika mbega agakobwa gateye neza boss wahisemo neza mva nkubwira ni ahantu gahuriye na kakandi ngo ni kamire kakana ni keza aho gutazakana nzajye nkurakarira ese bundi wowe ukozwe mu wewe usanzwe mu yefu ibintu byose ni brag narakubuje nta muntu wemerewe kwinjira uriya si umuntu ntanakwenjeje abakobwa ntabwo nakwinjira abantu nabonaga njye ari akamarayika nabonaga ari keza buriya ufite icyo umuntu ushaka umva nkubwira undi munsi n'ubyongera ibintu byo kukwita petit frère uzahita ubyibagira wabyumvise nta n'igishe nzongera kuguha gusa ntabwo nzongera nangize ugeza ni brag zawe
byakomeye noneho pe. Yes, Miri. Mike, biti? Sawa. Meze gute? Meze neza, uramamagaye nyine. Nenda kwitavye, ndumva uri heza. Ndi mu rugo ngo soko yawanze kumfata. Nimvuye ngo siporo nandi muri za gahunda zanjye zimwe njya nkora buri kwa gatandatu. Zo kujya gufasha abantu batishoboye cyane cyane nyine bano b'abazunguzayi nyine ubona bashaka gukora ariko atagishoro bifitiye. Ni muri? Ndi muri za kayitiye zabo kweli nimo ndabafasha tu. Ubwo soza ryari ngo tubonane ko nkumbuye. Oya ubwo nkumbuye waza. Ese hari ikibazo waza ndiko ndataha ndi mu kanya ngiye kubisoza ariko waza tukaba turi kumwe kuko ntago ndabisoza neza. Wazangahote? Yego nta kibazo se tukaba turi kumwe ntumwumbuye se? Yego ariko njye numva waza tugashaka aho bwanduye cyangwa ukaza no mu rugo ntacyo bitwaye. Oya nta mpamvu ndacyabirimo kuko ubundi mvuye hamwe ngiye ahandi kuko niyemeje kuzajya mbafasha bose. Iyo mbafashe ndaruhuka mba numva nyine bimpaye amahoro. Uzi nk'umugore nk'ikintu cya turuwasa nkamusigira 5000 ukuntu ndyoherwa. Mike, ibyo bituma nshobora kuba nakubwira ko nkumbuye ukambwira ngo abe njye uzakurira nk'aho ari we waje kundeba. None hari igihe ntiwunkumbuye rega ntiwunkumbuye we ngwino tunafasha bano bantu uzaye kuza ukuntu biba biryoshye. Nese kumva n'inza turadufite turimo ubwo turavugana gute? Oya nyine turenjoyinga iyo moment wenda turavugana turi gutaha kandi noneho nari imodoka nazanye turataha n'amaguru tuganire nubwo hari akavumbi nta kibazo. Nta modoka ufite uri kumbwira ngo nze muri izo karitsiye n'amavumba bamwe. Ako Mike wagiye kukumbabaza kenshi koko. Okay, nene ko wari unkumbuye nivyo nari nshatse ngo dukore ubwo ntabwo nkumbuye nta kibazo. Sawa nyine. Utunyumagarara mu muhanda uziga mu kanya barankurikirana kuko bamaze kumenya. Mike ndumva ibyo wari ukwiriye kumbwira igisubizo wari ukwiriye kumbwira yuko ubwo tugomba guhura ntibikubwira. None se ntabwo uri buze? Ntabwo nza pe. Kubera iki? Usongeye ko nta modoka ufite? Yego. Wagira ngo noneho ndaho ngaho mu mavumbi n'ibiki ngende nta n'amaguru ntahensa nabi ubwo se abantu twahurira mu muhanda wo batekereza. Miri sinjya nkumenyera.
nyine just ubwo bwibone bwo kumva ko utazi ahantu hari ivumbi wowe wakuriye ahantu hatari ivumbi ariko urwego ndiho ntabwo rubinyemera. okay nta kibazo none nanjye no kubisoza nako sawa ntari sawa ariko Mike yicaye yitonda arareba asanga ngiye mbiri ndi bufata inzira nkagenda no muri biriya bivumbi na muri bariya abantu babonuka diridiri nangiza nkagenda. Yaringeye pe. That's not me. Oh shit.